gukunda abagabo babo n'abana babo. Ese wambaza utise tuba dusanga tutabakunda? Tuba tubakunda ariko mu buryo bwacu, mu buryo bwacu bukocamye butarimo impuguro z'ijambo ry'Imana bwacu nyine, ukamukunda mu buryo bwawe. Urugero, nshobora kumukunda mu buryo bwanjye nkamupostinga kuva mu gitondo kugeza ninjoro ngashyiraho amafoto, ariko ubwo nibwo buryo bwanjye. Hanyuma Bibiliya yazamo ikazana ibindi byiza by'umumaro bishyirwa mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Abagore bakuru rero nibabanze babyitoze bo ubwabo, nibarangiza batoza abagore batoya. Iyi ni inshingano ya mbere, kwimenyereza gukunda umugabo no gukunda abana. Uru rukundo rero umugore muto asabwa kwitoza ruva mu magambo no mu tuntu duto dutoya, natwo ni twiza utugifti, ariko rukagaragarizwa mu bwenge bw'imigenzereze ya buri munsi. Sinzi niba hari umuntu unyumvise. Yesu ashimwe cyane. Umuntu w'umugenzi tutabana, umuntu w'umugenzi mutabana aje akaguha impano, ntibiryoshye? Biraryoshye. Akubwira ko gukunda, akubwira amagambo meza, ibyo bintu biraryoshye. Akaguha ururabyo akagenda, biraryoshye. Nta kindi kintu kinini umutegereje kuko ntimubana buri munsi. Ariko umuntu mubana buri munsi ushobora kuzana izo gifti, ugatanga ururabyo, ugakora ibintu byiza, ariko bitaherekezwa n'indi migenzereze y'ubwenge, bya bintu bigahinduka imfabusa. Ese ubu hari umuntu unyumvise? Arahari? Yego, bagore bagenzi banjye, barumuna banjye, bana banjye, ko harimo nabo nabyara. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nabo tungana, niba harimo n'abanduta, Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo mu nshingano ya mbere ni ukwimenyereza gukunda umugabo n'abana bacu. Uru rukundo ruvugwa ni urukundo ruzagaragarizwa mu bwenge bw'imigenzereze ya buri munsi. Nongera mvuga ngo umuntu tutabana burya ntumutegerejeho byinshi. Yaguhereza ikintu cyiza akigendera, yaguha inka akigendera, yaguha iyo gift akigendera, yaguha icyo kintu cyiza akakubwira n'ijambo ryiza akigendera. Nta bindi biri bubangamira umubano wanyu. Ariko umuntu mubana, iyo ibyo bikorwa byiza biherekejwe n'imigenzereze itaryoshye, rwa rukundo turimo twitoza usanga rubaye nka zeru ukuntu. Oh, haleluya. Uwo tubana rero, uwo mubana ategerejweho ikirenze icyo, ikirenze iyo gift nziza, ikirenze icyo gikorwa kimwe cyiza, ahubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo kwimenyereza gukunda abagabo n'abana, ukiga imigenzereze. Umugore mugenzi wanjye, iha value, iha agaciro umugabo wawe, iha value, iha agaciro umuryango we. Haleluya, haleluya. Imiryango twashatswemo cyangwa twe dushaka, imiryango twashatswemo kubera iki? Biraza kuzuza rwa rukundo noneho mu ngiro. Iki ntago bivuga ngo abantu bose bazatumerera neza, ariko nta nubwo abantu bose bazatumerera nabi. Ese batumereye nabi ko biri tubwira ko twebwe ku rwacu ruhande tugomba kugira gute? Gushakisha kubana n'abantu bose amahoro. Uku kumenyereza rero abagore batoya gukunda abagabo babo n'abana bacu, harimo ibintu byose byongera agaciro, byongera kugubwa neza muri wa mugabo Imana yaguhaye, yaba yubaha Imana cyangwa atagira gute. Haleluya. Atagira gute? Atayubaha birushaho kubiha no guhinduka urusenda no guhinduka umubirizi. Atayubaha, atazanabimenya, atazanabishima. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo mumenyereze abagore batoya ngo bafite abagabo baha Imana ngo bari babasha kubakunda no kubagandukira. Oya, yavuze ngo abagabo ishyiraho iki? Akadomo. Haleluya. Abagore turacyakundanye? Turacyakundanye? Nkundanye n'abagabo muri uyu mwanya. Imana itugirire neza. Haleluya. Ni rwa rukundo nirwo tukiriho ku ngingo ya mbere, rushyizwe mu ngiro, rushyizwe mu bikorwa, kuko uwo muntu muri kumwe bigomba kumuherekeza ubuzima bwose Imana ibatije. Ukiga imigenzereze iha akazi ke cyangwa umurimo we agaciro. Ariko muzi ko, ariko abo bantu bibaho banza batari hano, muzi ko bishoboka umugabo wenda tuvuge ko n'amafaranga yapfushije ubusa data, ariko yikuyemo 1,000 cyangwa 2 cyangwa 5 arabizanye mu rugo. Umugore muzima w'igihagararo kizima nk'iki cyanjye, haleluya, akavuga ati ubu busa ubuki Yesu mwese, ubu busa urabona aribwo nza, akaba arimba muri korari ahantu, akaba ari umwe mu idini rya Gikristo twaze tubizi. Ubundi iyo wibutse imvune yo gushaka ubuzima, ubundi iyo ubyibutse
wohereza umugabo ka message ushina utunze urugo ariko no gategereje kugira utansi uvuga uvuye aha kandi nanjye ndavuga nzogere nanagaruke. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uru rukundo rushyizwe mu ngiro turimo twimenyereza ni uguha agaciro ibyo bintu byose bimwongerera agaciro, yaba ameze neza cyangwa atameze neza. Ndabivuga n'umutima, ndi umugore mugenzi wawe yatameze neza biravuna, ariko wa mwuka wera wahawe wawe wa Kristo waje mu buzima bwawe nukura azabigushoboza, ariko adahari urugamba murundi. Imigenzereze imuherekeza mu rugendo rw'ubuzima, kuko si umugenzi uramukunda nimugoroba mu gitondo yigendere, ni imigenzereze y'urukundo rumuherekeza mu buzima bwose, kuko mu nshingano twahawe harimo kwakompanya, harimo guherekeza, harimo kugendana, harimo gufatanya n'abo bagabo Imana yaduhaye. Ariko ubu kuki ufite umugabo, kuki umufite, mwibaza ko atari umugisha w'Imana? Hari abantu bajya bavuga ngo kenshi ikintu tumenya agaciro kacyo tutakigifite. Mwarabibonye namwe ko ariko kuri Imana itugirira imbabazi, iduhe guha agaciro abo Imana yaduhaye, ntirengagije ko hariho aho bigoranye, ariko nzi neza ko bishoboka. Imigenzereze imuherekeza mu rugendo rw'ubuzima bwose, umugore uri supportive, umugore ushyigikira. Ubwo turacyari mu kurukundo, kwimenyereza gukunda umugabo no gukunda abana. Imana ishimwe cyane, kubyimenyereza, urema icyizere mu bo mwashakanye, ukitoza kuba umugore uri reliable. Niko bavuga mu Cyongereza, importance ni Cyongereza cyawe, nananiwe kukireka, nanirwa kugifata, ndaho hagati kandi ndakomeje ndakivuze. Uri ushobora kwishingikirizaho. Mu Gifaransa bavuga ngo uri fiable, kandi nacyo sinzi neza niba ari cyo, ariko ni nk'ibyo. Yesu ashimwe cyane, ushobora kwiringira. Haleluya, umugore wiringirwa. Tukabisaba Imana ko idushoboza kuba biringirwa muri domene zose. Hari igihe usanga twiringirwa muri domene zimwe, ukaba rwose uzi ko n'umusigira amafaranga ntazayasesagura, ntazayapfusha ubusa, ntazanayarya, si n'umujura, nubwo habaho n'abajura, ariko ugasanga we ntaho. Ariko kuba fiable mu bintu byose, mwibuka ko turimo kugira gute? Kwitoza. Haleluya, haleluya. Kwitoza ni ikintu gihora cyunguka, ni ikintu ntashoboye umunsi ariko ndimo ndigira imbere. Kwitoza kuba fiable, kwitoza kuba umwiringirwa. Uzi ko hari amabanga abagabo bashobora gutinya kutubwira kuko tutari iki, tutarabiringira. Turakura mu mwanya w'Imana no kwitoza kuba abagore bameze nk'uko Imana ishaka, tugahinduka biringirwa, hanyuma Imana y'imbabazi ikagahindura abajyanama babo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari igihe rero umuntu aba agukunda rwose, ariko kubura uku kwitoza turimo kuvuga, ukabona ahubwo wagira ngo arakurwanya. Yesu ashimwe. Umugore wawe akaba agukunda, ariko uko atarimo kwitoza ngo yige uko umugore akwiriye kumera, akamera nk'aho arwanya umugabo we kandi atamurwanya. Kubura imyitozo y'ibyo Imana idushakaho biduhindura abantu bameze nk'abarwanya abo twashakanye. Uzi uko mbivuga? Murabona nk'abantu bakina umupira, barimo gukina football, umuntu witoje nabi mu kibuga, mugenzi we bari mu ikipe imwe, bari muri team imwe, mugenzi we yajya gutera igitego mu izamu, wa undi kuko atitoje atazi uko bagarura umupira, akaba ari ubangamira igitego. Hari umuntu unyumvise? Abangamiye igitego atabishakaga, ariko kubera imyitozo mikeya. Habubwo rero iyo tutarimo kwitoza muri uyu muhamagaro data yaduhaye wo kugirirwa umuntu, tukitwa abagore, tukagira abagabo, tukaba dufite imbabazi z'Imana zaba turindiye bagihari, bahari neza cyangwa bari mu manegeka, ariko bahari. Imana ishimwe cyane. Kubura imyitozo bigatuma tumera nka wa mukinnyi ubangamiye mugenzi we ngo igitego ntikinjire, kandi atabishakaga, tukabarwanya tutabishaka. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dukwiriye kwiga kwimenyereza gukunda abagabo bacu n'abagore. Reka njye ku ka kabiri, kavuze ngo kandi ngo babatoze kuba abanyangeso nziza. Ariko ingeso nziza nubwo tutamenya kuzivuga ngo tuzirangize, ariko ingeso nziza ziraryoha. Nta muntu n'umwe utaryoherwa rwose kwicara ahantu hari abantu b'abanyangeso nziza. N'aba bandi batarakizwa, yari umunyangeso nziza, biba biryoshye kubana nabo. Ariko uzi umuntu w'umunyangeso mbi, ko wiganyira no kumusura ni ari mwene wanyu, kavuga arahita nkubita ikijambo, arahita njombesha iki, araba ameze nk'ikinyogoti. Inyogoti nicyo gifite amaho ahantu hose, ariko umunyangeso nziza kwicarana nawe biraryoshye. Rero mu bintu Bibiliya yadusabye kwiga ni ukuba abagore b'abanyangeso nziza. Muri make mu nshingano dufite harimo kuba abanyangeso nziza. Ninde muntu wari wishimirwa kubwirwa nabi niyo twakosheje? Hari umuntu bari babwira nabi akumva arabyishimiye, haba ku kazi,
haba uwo mwashakanye cyangwa uri muntu wese mufitanye indi relation yagukosoza nabo kumva birakuryoheye. Haruhari twese twishimira kugira gute kubwirwa neza. Iyo turi mu makosa mbagira ngo umbwire neza kandi nabyishe, ariko umbwire uburyo ubutanza bikora neza. Musoze iki ineza. Mu nshingano z'abagore kuba mu ngo zabo harimo kuba abanyangeso nziza. Niba utishimira kubwirwa nabi, kuki nabi yagucika, ntuborogera umwami ngo ayikumaremo, ujye wakiriza abantu neza. Umujinya nta muntu ukunda, kudahabwa icyubahiro nta muntu ubikunda. Uzarebe umuntu akwambuye agaciro kawe akakwima icyubahiro uburyo ubabara. Mu byo twitoza harimo kuba abanyangeso nziza. Aka gatatu, akako karakomeye muri iki kinyejana, ngo twitoze kutiyandarika. Ku Kinyarwanda ni cyiza we, kwiyandarika harimo ibintu byinshi, ariko bavuze ngo abagore bakuru ngo batoze abagore bakiri batoya kutiyandarika. Niba bakiri batoze kwiyubaha. Niba harimo ikintu nabonye gitwara ubwiza bw'umugore no kwiyandarika, nuko maze gukura kandi abone abantu bakoze turanduranye, kareba hirya hano hino kwiha kuba mwarimu ariko niba hari ikintu cyambura agaciro umuntu mwiza wize ufite ibifaranga bye, ufite igihagararo gisa neza, ariko ukabona atakaje valere, akwiyandarika. Narabibonye namwe. Ibi rero yatubwiye ngo mu nshingano z'umugore ngo twitoze kutiyandarika. Muri make kwiyubaha, twitoze kwiyubaha. Niba warashatse ntabwo ukiri available, warafashwe. Umugani w'abageni twajyaga twandika ku mazu jenoside ikirangira, warafashwe, uri booked forever ku buzima bwose. Kwiyandarika no kuba available ku bantu bose. Nta nubwo nimo nganisha gusa ngo banasambanye. Yesu ashimwe, haleluya. Mu nkurikira bari hano n'abari kuri, nta nubwo nimo mvuga ngo basambanye, nubwo nabyo bijya bigerayo, ariko hari amagambo, hari na message, hari n'inyifato idakwiriye umugore uri mu mwami. Muranyumva? Abaga barimo bafashwa. Ushize nicaye ahantu ntegereje abantu twari tugiye gukorana ibintu, hari muri quartier y'ubucuruzi, aho wicaye mu modoka utegereje, ariko witegeye amaduka. Hari umugore udakuze cyane ariko utari na muto cyane, yari yambaye impeta, narayirebaga umva yazonze umusore bakorana. Urabona ko amaduka bari manini bambara uniform. Yazonze umusore, bari bicaranye ku ntebe, bari bicaye hanze, nta bakiriya bari bahari. Akamufata ku rutugu, akamuzengurutsa akaboko, akinjira mu mufuka, akaba akavanye ku rutugu, afashe ku bibero, akaba aramuze. Avuga ariko se uriya mugore ntabwo se uriya mwana w'umuhungu yambaye umubiri, mwumvise se meyanyishe, mwumva ukuntu nanduranya ibindeba, ntibanzi, simbazi, sindi bujye kubabwira, ariko sa bigize twabaye gute twakowe n'umugabo umwe. Haleluya. Navuze ngo wenda ntibari gukomeza no gusambanyi, ariko inyifato ubwayo irandaraye, uri umugore w'umuntu baraguhobera, baraterura ibibuno, baraterura amabere, ahantu hose come on. Umuntu aratinyuka akohereza message. Burya ubundi nitwe twiteza abantu. Aramutse abaye n'ikirara gikabije, kuko nabyo bibaho, ari birara byamazeho bitagira ikintu bitinya, ibyo nabyo bibaho. Ariko hari imvugo subiza umuntu, hari indoro ureba umuntu ntazongere guca muri izo nzira. Mana ishimwe, hano turakijijwe, turimo tujya mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya yavuze ngo mu bitozwa abagore harimo kutiyandarika, kutandara, kwiyubaha. Mu Migani 31:30 aravuga ngo igikundiro kirashukana, uburanga bugashira, ngo nyamara umugore wubaha. Haleluya. Igikundiro kirashukana kandi kuko ubwenge bwo mu mashuri harimo amafaranga, harimo icyubahiro, harimo n'ubwiza bw'inyuma. Haleluya. Ubwiza bw'inyuma butera ubwibone. Nta zuru witeyeho, nta kimero wihaye, nta kaguru wihaye. Twaravuze dusanga nuko dusa, nuko tureshya, ariko umuntu akumva abaye igitangaza. Bisaba rero ko uhora ushima Imana yabiguhaye, ugaca bugufi, kuko bitera agatima kirata n'amafaranga. Kandi amafaranga twigirira ntabwo ari uko twamenye kuyakoresha cyane, kuko witegereje n'ubwenge wahawe, bwa bwenge butuma usobanura ibintu. Ushobora gusanga mu ishuri aho wigaga mu cyaro kera hari undi mwana wabaga uwa mbere utaragize amahirwe nk'ayo ufite, ugasanga undi muntu wakoze cyane ntiyagize umusaruro nk'uko wagize. Byose ni ubuntu bw'Imana, nshuti z'Imana. Haleluya. Abagore bakwiye gutozwa kutiyandarika, kubera ko uburanga n'igikundiro birashukana, ngo ariko umugore wubaho uhoraho ni ukwiriye kuratwa. Mu bintu rero byambura umuntu agaciro harimo kwandarara no kuvogerwa.
nongere mvuge ngo nubwo bitagera mu busambanyi kuko ako ko ni agahebuzo k'ikibi, ariko n'imvugo yiyubashye yizihira umugore umuto n'umukuzi. Imana ishimwe cyane. Mu bintu rero nabonye bimwe bigezweho bisa nk'ibigezweho ni uko kutiyubaha hari ukuntu kagenda kagira nk'agaciro bikitiranwa n'ubusirimu, bikitiranwa n'ibigezweho, ugasanga abantu basigaye bafite imvugo kubera media na internet. Abantu mico y'ahantu hose turayibona mu ntoki zacu twese tubifite, ugasanga ukuntu umuntu abantu bavuga ibintu abakobwa basigaye bavuga ngo none ugasanga abantu bose nuko bavuga n'abakuze. Ni ukuri bitwara icyuma, ni ukuri byamutwara agaciro. Kwiyubaha biradukwiriye. Kwiyandarika kera kwabaga kuri mu mihanda, ariko uyu munsi kuri ku telefone. Sitati zanjye ziriho iki? Wibuke ko akuzuye umutima agasesekara he kuri sitati. Koko byiza ko duteye neza, ariko si hari abantu 1, 2, 3, 4, 30 adakwiriye umugore wubaha Imana. Kuri sitati ni ku karubanda. Umuvandimwe umwe yigeze kunyereka akavuze detaye y'ibintu byamenyekana, ariko yari video y'umumama nduta ariko urimo ubyina basohotse ahantu mu kabari, abyina ibintu biri bizarre, biri weird, arangiza agashyira namba no kuri sitati wenda hareba n'inshuti zawe simbizi, kumbanza n'ahandi ari inshuti, ariko kari urabizi hari igihe nyine ngo twitwa ngo aba-influencer nawe ukaba ufite abantu bakurikira nk'ibihumbi bingahe, kakaba kari aho ngaho kuri Instagram, ibintu bitizihiye umugore w'umukristo. Bibiliya yavuze ngo utagabanya amahane, umubwire uti utagabanya amahane uve kuri iyo ngingo ujye ku yindi, ariko Bibiliya yavuze ngo batoze abagore bakiri batoya kwiyandarika. Imana ishimwe cyane. Iby'agaciro rwose byinshi birahishwe, biratwikiriwe. Ibyo bishobora kuba bidakorwa n'abantu benshi, ariko nirebe wirebe, ndebe mu ngiro zanjye no mu migenzereze yanjye, byose byuzuyemo kwiyubaha umuntu wamenye Imana. Aka kane bagomba kubatoza ngo no gukorera ingo zabo. Imana iha umugisha abagore bakorera ingo zabo, barahari ni benshi, bataryama amanywa nijoro, bakorera ingo zabo. Bamwe muri abo ngabo bafite abagabo bataye ingo, bafite abagabo badahagaze mu nshingano, hari n'abandi bafite abagabo bahagaze mu nshingano, ariko Imana iha umugisha abagore bakorera ingo zabo, batuma icyitwaga inzu gihinduka urugo, kigahinduka a home, ahantu ha welcoming, ahantu ho gutahwa, bataryamye bavunitse. Imana ibaha umugisha. Gukorera ingo zabo nabyo biradukwiriye mu nshingano zacu. Mu myaka ya kera nko muri za 60 na za 70 nkaho ngaho, gukora imirimo yo mu rugo nibyo byari rusange ku babyeyi bose b'abagore. Wari umurimo munini kuko mu bidufasha, yaba ibikoresho byo dutekesha, ibyo tumeshesha n'ibindi ngibyo, ndetse n'abadufasha byaba abakozi, ntago byabaga bihari byibuze mu bice byacu. Uwo murimo rero kuba umugore wita ku rugo gusa wari umurimo munini kandi uvunanye. Uyu munsi nanone ikirushijeho kugorana nuko umugore arasabwa gukora byombi, gukorera mu rugo no gukorera hanze. Ariko mu nshingano Imana yahaye abagore muri Bibiliya harimo gukorera ingo zabo. Tekereza ko n'abagore nubwo abagabo bari ba provider, ariko tekereza ko n'abagore Imana yababwiye ngo bitoze gukorera ingo zabo. Ngo mwabagore bakuze mwe mutoza abagore batoya kwitoza gukorera ingo zabo. Bafite umurimo wo gukora hanze, bazana ubutunzi, ariko bafite n'inshingano zo gukorera ingo zabo mu rugo. Imana ishimwe cyane. Hari imiryango imwe n'imwe nagiye mbona ishobora kubyumvikanaho igihe abana bakiri batoya, umugore ibyo gukora hanze ntabikore, agakorera mu rugo, akarera abana, akita ku rugo. Ubu nawo n'umurimo mwiza kandi w'icyubahiro kuba bishobora, ariko hari igihe bitari bushoboke kubera impamvu zo gushaka ubukungu kugira ngo biteze imbere n'ibindi bakwiriye gukora. Ni umurimo rero ukomeye, kwita ku rugo ni umurimo ukomeye kandi w'icyubahiro. Ntabwo rero umugore akwiriye kwitwaza ko adafite inshingano zo hanze, afite izo mu rugo, ngo bimubere none umwanya wo guhora kuri televiziyo no kuri telefoni, kubera ko none afite umwanya wose. Abana batangiye kujya mu ishuri, afite umwanya, araje adukubitiro stati nka 30, yongera zihindure, mbese afite umwanya ukumva amakuru yose yandi kuri za YouTube zo muri Kigali, warwanya n'akanaka n'uwasenye n'akangahe. Imana itubabare niba muri twebwe harimo abagore nk'abo ngabo. Ntago bikwiriye, kuko ntago ari ugukorera urugo, nta nubwo ari no kurwitaho. Ni umurimo rero, gukora umurimo wo mu rugo ni umurimo w'icyubahiro. Imana igutegerejeho kuzahagarara imbere yayo ugakoresha ya mahirwe, ukayisobanura ya mahirwe yaguhaye kuba uri mu rugo rwawe icyo wayakoresheje. Uyu mugore rero akwiriye gukora byose nk'ukorera Imana,
kandi akita kuri iyo investment, kuri icyo gishoro arimo ashora mu bana be, ku mugabo we, kuri icyo gihe afite, kuko ntikizahoraho. Hari igihe biba ngombwa no gufatanya ibyo hanze n'ibyo mu nzu bikaba byinshi. Koresha neza icyo gihe ufite, ugikora nk'ukorera Imana. Abana barakura, ibihe birahinduka, koresha neza igihe ufite. Bigaragare koko urwo rugo ururimo, ariko uzi kuba uri mu rugo kandi bikanagaragara nkaho utarurimo. Imana itubabarire kandi dushoboze kuba abagore bita ku ngo zabo, bigaragare ko tururimo, dutume izo nzu zihinduka koko urugo mu buryo bwuzuye, yaba physically mu by'umubiri bisanzwe, yaba mu kurema ikirere cyiza. Bwo wenda twaba tuvuze emotionally, kurema ikirere cyiza gitahwamo koko harimo umubyeyi. Sinzi abakuze muri twebwe, ariko iyo wataha ugasanga mama mu nzu, hari ukuntu ibintu byabaga bimeze neza. Wasanga none adahari ugasanga hari ikintu cyahungabanya. Reka rero tuhabe duhari mu buryo bwose. Niba twarakomeretse tukaba dufite imibabaro runaka ituma twikingirana mu byumba, ituma tutaryoherwa n'urugo rwacu, reka tubizanire umwami abidukize, ariko ingo tuzibemo, tuzirimo, kuko ni inshingano twahawe n'umwami wacu. Kandi no mu buryo bw'umwuka tutahibagiwe, tureme ikirere cyo gutoza abantu kubaha Imana, ikirere cyo gusenga. Ibyo byose biratureba, tudasize n'akantu k'ubwenge. Hari igihe ugera mu rugo rw'umuntu ukumva uranezerewe, ugasanga ibintu bye biri mu bwenge, ibintu bitondetse mu bwenge, ukavuga utaha ahantu haba umugore pe. Mana ishimwe, haleluya. Kandi dukwiye no kubyigira ku bandi igihe tubonye umugisha waba bidufite. Rero biba byiza ko ibyo bice byose byakwigira. Hari igihe usanga hari ibintu by'ubwenge no gutondeka ku murongo, kubera ko umuco wacu wa Kinyarwanda nawo ni igitangaza. Hari igihe uzi gukora ibintu birebwa n'abantu, ariko washaka nk'akantu k'ubumuntu n'ubugwaneza ugasanga ntakahari, kubera ko byose bibereho abandi bahagenda batazaducisha mu ijisho. Imana ibiturinde, twebwe tuhabe mu buryo bwuzuye. Imana idushoboje mu byo hanze. Kandi naho Bibiliya ntiyaharetse. Bibiliya yuzuye abagore bakoze imirimo yo hanze, bakinjiza mu buryo buri financially n'iby'agaciro. Imana ihumugisha abagore babyuka igitondo bakagaruka bakita mu rugo byo mu rugo, bagashaka n'amafaranga. Imana yo mu ijuru ihumugisha. Ntago twasoma kubw'impamvu, ariko hari umugore witwa Lidiya mu byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 14, ngo yari umucuruzi wacuruzaga imyenda ihenze. Bibiliya y'ijambo ry'Imana niko ivuga. Ariko amaze kwakira agakiza, arongera atumira abakozi b'Imana, n'urugo rwe ruhinduka icumbi ry'abakozi b'Imana, atoza abo mu nzu ye kubaha Imana, kandi ari n'umucuruzi, kwita ku byingo zacu. Imana ishimwe cyane. Tubona abandi bagore baherekezaga Yesu ngo bamufashisha ibyabo, babaga bafite amafaranga. Imana idushoboze, idukingurira imiryango. Tugarutse rero kuri uyu mugore wo muri Proverbe 31, Bibiliya iravuga ku murongo wa 15 na 16 muri ijambo ry'Imana, ngo abyuka butaracya, agategurira be ifunguro, abaja nabo abagabanya imirimo bakwiriye, arambagiza umurima akawugura, mu nyungu z'umurimo we atera imizabibu. Ngo umurimo we awukorana ubwira, ntiyigera arera amaboko nk'umunebwe. Uyu mugore namwe arabahinyuza, araduhinyuza, umwigiraho ntibirangire. Ibyo twigisha ni byinshi. Ngo umurimo we awukorana ubwira, ntiyigera arera amaboko nk'umunebwe. Ngo abona ibikorwa bye bijya imbere, ninjoro akomeza gukora ku mucyo w'itara. Atunganya ubudodo n'amaboko ye, bityo akaboha imyenda n'intoki ze. Aboha imyenda akayigurisha, agurisha imikandara ku bacuruzi. Ni umugore w'umukozi mu buryo bwose. Iyo bavuze nk'aka kantu kavuga ngo atunganya ubudodo n'amaboko ye, mpita numva n'imirimo iciriritse, twita ko iciriritse ari ubucuruzi buto, ariko abukoresha n'amaboko ye kugira ngo akorere urugo rwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Intoki ze ntizinebwa, ngo byose arabyihutana. Aka gatanu karavuga ngo ni ukugira umutima, ngo dutoze abagore bakiri batoya kugira umutima. Ese umutima ko tuwufite bawugira gute? Bawushyira mu ngiro ukagaragara. Bibiliya nanone yavuze ku murongo wa 25 muri iki gice cya 31, ngo imbaraga n'icyubahiro, uyu ni wa mugore. 25 muri Bibiliya yera haravuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, ngo kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitayeho. Imbaraga n'icyubahiro nibyo yikenyeje. Imana ishimwe cyane. Ni umugore w'umutima, ngo arangwa n'imbaraga n'icyubahiro. Ku murongo wa 26 wavuze ngo imvugo ye irangwa mu ubwenge, atanga inama z'ingirakamaro. Ni umugore w'umutima. Imana ishimwe. Muri generasiyo yacu, muri iki gihe kimeze gutya kirangaye, cyasamye, gifungutse, Imana iduhe kuba abagore b'umutima, kuko biradukwiriye. Ibi bintu byanditse muri Bibiliya, ntabwo ari iby'umuco wa Kinyarwanda gusa. Umuco wa Kinyarwanda habamo abagore b'umutima, ariko umuco aho ubera umuco ni uko ukora ku bigaragara, ariko ibikorwa n'Imana bihera mu bitagaragara byo mu mutima, bikazahinguka inyuma. Mu Kinyarwanda umuntu ashobora kuba umugore w'umutima inyuma, ariko mu mutima ari igitangaza, akorera amahana hatagaragara. Imana ibiturinde, haleluya, haleluya. Ngiye gusoza ari mu nyihanganiho gatoya. Imana ishimwe. Dutoze abagore bato kugira umutima, natwe abakuru tuba abagore bagira umutima. Ku murongo
26 bavuze ngo imvuga ye irangwamo ubwenge, atanga inama z'ingirakamaro, uko niko kugira umutima. 27 ngo ab'urugo rwe abatoza imico myiza, yirinda kuba inkorabusa. Imana idushoboze. Haleluya. Nubwo gusamara bisa nk'ibigezweho, ariko niba hari ikintu cyambura abantu cyangwa se igitsina gore agaciro ni ugusamara. Imana ibiturinde. 6 ndashoje kavuga ngo mubatoze kwemera kugengwa n'abagabo babo cyangwa kwemera kuyoborwa n'abagabo babo. Mu myaka dusohoyemo ibintu byo kugengwa ntabwo bigezweho cyane, kuko abagabo bariga tukiga bakazana amafaranga tukayazana. Munono twakoze n'utundi dushya, baraba abapasiteri tukababo, barayobora ibigo tukabiyobora. Turaringaniye hano hose turaringaniye, ariko kububaha Imana kuba ari muri Kristo Yesu. Haleluya. Bibera yaravuze mu Bakolosayi 3:18 muri ijambo ry'Imana ngo bagore mwubaha abagabo mwashakanye nkuko bikwiriye abari mu mwami, abari muri Nyagasani. Imana ishimwe. Isi zarinda ivaho, izingwa irangire, iringirira ikiri hame kububaha Imana. Imana ibaha umugisha. Reka nsubire mu tutuntu nyuma dusoze. Mu nshingano z'abagore twakuye muri Tito, akambere kavugaga ngo twimenyereze gukunda abagabo n'abana bacu. Imana ibidushoboza. 2 ngo twimenyereze kuba abanyangeso nziza. 3 kutiyandarika. 4 gukorera ingo. 5 kugira umutima. 6 kwemera kugengwa, kuyoborwa n'abagabo twashakanye. Reka dusenge. Tugira impamvu ibihumbi zishobora kubangamira uyu murimo. Zimwe muri byo ni ibikomere, no guhemukirwa, no gusanga ibyo wari witeze ko mwashakanye si byo wabonye. Ibindi ni kamere y'icyaha, ibindi ni ukudatozwa. Sinzi ikikubangamiye, ariko kizanira umwami. Ibi bintu umutima wawe ubyifuza. Wibuke ku inshingano yo kuba umugore wayihawe n'Imana. Imana yatugiriye icyizere, iduha gushaka. Abenshi duhindura ababyeyi. Wibuke ko nta hantu umuntu aba yarabyize. Iyo waba mu rugo rumeze neza, mu muryango umeze neza, kubishyira mu bikorwa n'irindi shuri dushobozwa n'Imana. Mugore mugenzi wanjye, murumuna wanjye, we waba umukobwa wanjye, wowe tungana se, tuba twarishe byinshi mu myaka, ariko Imana nasanze ari Imana y'amahirwe ya kenshi, ni Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Muzanira ibyakubabaje bituma utarimo kuzana ibyiza mu nzu yawe. Muzanira ibyo wagerageje bikanga. Ni umunyembabazi, ashobora byose, ariko wifuze kuba uyu mugore umeze nk'uko Imana ishaka. Subire mu ijambo ry'Imana, wigire ku bandi bagore barimo nabo bagerageza. Nubwo wafata umukoro wo kwiga iriya migani 31 ugahera ahandi baherera umugore ku murongo wa 10, nubwo wafata uwo mukoro ukavuga uti reka nige kuri uyu mugore byonyine, reka ndebe umwete abyukana, imbaraga hagurukana, nanjye nikiza umunebwe. Ukareba imigenzereze ye byonyine, ukareba uburyo amenya imico yo mu rugo rwe byonyine, tukamwigira tuvuga ngo reka ngerageze. Harimo ibyo nishe, ariko ngiye guhaguruka. Maze imyaka nsiganya umugabo wanjye, ariko umunsi birahindutse. Menye ko kuguhamagara n'Imana yakumana. Nubwo umugabo yantoranyije ngo umugore we, ariko kuba umugore ni uguhamagara kw'Imana mu buzima bwanjye. Ni ukuri nitwitoza ibi bintu ingo zacu zizabaho. Bibiliya yaratinyutse iduha inshingano ikomeye. Iyo nshingano yamvunye umutima imyaka myinshi. Nkajya numva ari ukuntu Bibiliya yabereye, umva Imana yarabereye, umva yoroheye abagabo ngo umugore w'umutima wese yubaka urwe rugo. Nkavuga ariko Mana, ubo bantu bose basenye ingo nuko bataraba umutima. Bashobora no kuba baraba umutima kuko urugo rwubakwa na babiri, ariko reka nkora urwanjye ruhari, nawe kora urwawe ruhari. Ko Imana yakwizeye se ikabikuvugaho, nuko yarizwa hari icyo byakora.